ni wowe yahisemo wowe Imana yamugeneye mwiseneza Josiane watwaye umutima JD wowe yahisemo wowe Imana yamugeneye mwiseneza Josiane watwaye JD umutima urumva ko byo biraje ahura muri ubwo bukwe uzaba uhari ariko ndabyishyiraho ubwo ngiye kwigira ngewe wowe ni wowe nahisemo wowe Imana ngeneye mwiseneza wantwaye umutima bishobora kuba byatewe nuko n'ubusanzwe Clarisse Karasira ari umuntu utavugirwamo kandi akaba ari umuntu icyo atekereje aka kanya kimujemo ahita agikora nkeka ko icyo gishobora kuba cyabiteye cyangwa se ikindi gishobora kuba cyabiteye ashobora kuba yabonye amafaranga menshi akaba nawe ashaka kwishingiriye iyi Reba cyangwa se Reba ikaba yabonye nta kintu iri kumusaruramo. Ni YAMBI TV official twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi ngira ngo uyu muntu muri kure imbere yanyu musanzwe mumuzi muri showbiz nyarwanda ntago ndi umuvuge ngira ngo muri kumva gitari iri kuvuga araje twibwira hanyuma turaza gukomeza tugenda tuganira adutangariza byinshi ku buzima bwe nahageze umuziki turakwakiriye. Mwari wa mwiza mbere yuko ugenda iyi ndirimbo yigira impamba mu rugo rwanyu ruhire maboko y'uruyumbu ukwiye ikamba buri mwaka igendere mwari wa mwiza tuzagusura twese nzakujyana iwacu Gicumbi cy'umuco ujye gusura nyoko bukwe sobukwe nagukubita amaso azahita kugabira inka mwari wa mwiza mbere yuko ugenda iyi ndirimbo yigira impamba mu rugo rwanyu ruhire. Murakoze cyane nitwa Mwarimu Ben murabizi mujya mukurikirana ibiganiro ngenda nkora bigiye bitandukanye nkaba ndi umuhanzi nkaba ndi n'umwarimu bisanzwe mu mashuri ya segonderi nkaba ndi n'umwarimu wa gitari nkaba ndi n'umuhanzi w'umwuga. Utangiye utubwira yuko bajya bakurikirana ibiganiro bitandukanye niki uzwiho uwavuga Mwarimu Ben kugeza ubahangaha mu ruhando rwa muzika niki uzwiho? Nzwi ku ndirimbo z'umuco zivuga ku bageni cyane urebye nizo banzuho nkeka ko ari ibyo kandi bakabanzaho no kwigisha abana gitari. Ukwigisha umuntu gitari kugira ngo wigishe umuntu gitari bigusaba igihe kingana iki? Nta gihe bitwara ahubwo uyiga niwe bitwara igihe kuko njyewe nta gihe bintwara rwose iyo nje nka kwigisha mpita nigenderaho kwikomereza upfa kuba uyifite gusa. Ntabwo mugaye gatoya cyane umuntu ashaka gitari ashaka kumenya gitari ayifite nako kanya nko mu mezi 2 uyifite ariko biterwa n'imyaka ufite nanone nk'abantu barengeje imyaka 19 byagorana ariko ni munsi 10 19 12 13 14 15 kuzamura gutyo bifatika vuba bitewe n'imyaka ariko kuva kuri 19 gusubiza hejuru biratinda ariko munsi yayo 16 gusubiza hasi mu mezi 2 baba babimenye. Nubwo ngo ngiye mfite imyaka 35 ntago nshobora gufata gitari wayifata ariko ibyo umuntu w'imyaka 16 yafata mu mezi 2 we byagutwara umwaka rwose wuzuye. Abantu se warigije gitari uyu munsi bari gutanga umusaruro mu muziki nyarwanda? Oya uyu munsi ntawe kuko abo ndi kwigisha naba bakiri muri segonderi kandi ntago bararangiza. Ntabo uratubeshye ko mbazi ahubwo wanyibutsa ndamwibutse uriya bita Clarisse Karasira uriya nibyo usibye ko twaje gutandukana atarayimenya neza ku buryo yakwicurangira
ariko ni intandaro namuhaye inspiration. Kwibutsa uko hari ikiganiro ugeze ukurikira uvuga yuko wamwigishaga gitari kandi ndabona ari gutanga umusaruro. Biri gutanga umusaruro, naramwigishaga byo, ariko uyu munsi ntago yaririmba yicurangira, ariko nawe ari mu bantu nigishije igihe gitoya, nawe nk'amezi 2 bya bindi nakubwiraga by'imyaka, amezi 2 yaratarabimenya. Ariko ubundi tutaramuvaho reka tumugarukeho. Clarisse Karasira uyu munsi mubanye gute? Ndabizi ko wajemo akantu ka beef wenda sino kushaka kubigarura cyane, ariko uyu munsi mubanye mute? Buryo tubanyeho ntago ntituvugana, njye mfite nimero ye, ariko we nimba afite yanjye simbizi, ariko kurumva nimba afite nimero ye ntago namuhamagara. Ntago tubanye neza muri make, tubanye nk'abisa, sinzi uburyo nayivugamo, tubanye nk'abataziranye. Communication ubwo yarahagaze noneho. Communication yarahagaze, nta communication ikirimo hagati. Gusa muri iyi minsi natekerezaga kuzamwandikira nkare kuri WhatsApp nkareba ko asubiza. Uyu munsi hari inkuru yabaye trend kuri Clarisse Karasira ko yatandukanye na Alemuku, The Boss Papa, The Boss Papa yamaze kuyivamo. Uyu munsi urabivugaho iki nk'umuntu wabanye na Clarisse Karasira? Wowe urabona byaba byatewe n'iki? Bishobora kuba byatewe nuko n'ubusanzwe Clarisse Karasira ari umuntu utavugirwamo, kandi akaba ari umuntu icyo atekereje aka kanya kimujemo ahita gikora. Nkeka ko icyo gishobora kuba cyabiteye, cyangwa se ikindi gishobora kuba cyabiteye, ashobora kuba yabonye amafaranga menshi, akaba nawe ashaka kwishingira iyi Reba, cyangwa se Reba ikaba yabonye nta kintu iri kumusaruramo, ikaba yamurojeta kugira ngo ifate abandi, cyane ko njya mbyumva ko bahari. Icyo cyakangaye ntago nyemeye, kuko nubwe Clarisse Karasira washeshe amasezerano yo kuba yava muri The Boss Papa, ubwo ntago twavuga ngo ni Reba yamwirukanye. Birumvikana, ariko igishoboka cyo buriya jewe nashingiraho nuko ari wa muntu nzi ukunda kumva ko ari ushoboye, gusa ko nta wundi ushoboye. Nkaba mbona baragiranye ibibazo wenda bagashwana, bikaba ngombwa ko basesa amasezerano kubwo kutumvikana gukeya, ariko nanone nareba ngasanga biri kuri Clarisse Karasira uko Boss Papa niwe wamushatse. Ntago rero ari nawe wari gufata umwanzuro wo kumwirukana, kumuvana muri Reba kandi ari wamushatse. Ubwo icyo bigaragara cyo nuko ntago bumvikanye, kubera ko uriya umwari w'u Rwanda nawe ubwumvikane bukeya mbumuziho. Nkaba nsanga wenda yarananiye Boss Papa, wenda na Boss Papa afite ibyo azatangaza bye, ariko ikigaragara cyo bashobora kuba batarumvikanye kubera ko umukobwa yamunanizaga, cyangwa se Boss Papa akamunaniza. Ariko nkeka ko Boss Papa atamunanije, kuko iyo aza kumunaniza ntago baba barasinyanye amasezerano ngo barinde bamara amezi 7 yose batarabanje kubyumvikanaho. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo nuko Boss Papa ari amasezerano bayasinyanye bayumvikanyeho, no mu gusinya no kuba bayasheshe bakaba babyumvikanye ko, ariko intandaro mbona ari uko nkurikije uko nzi Clarisse Karasira akaba ari we waranze kumvikana na Boss Papa. Uri kutubwira ko bashobora kuba batarumvikanye, ariko turagira ngo wenda ugerageze utubwire wowe kubikeka. Baba barapfuye kwica gahunda wenda zo kuba bahura, baba barapfuye wenda amafaranga, kuko hari abantu benshi bajya bigarukaho kuri Instagram. We nk'umuntu wabanye na Clarisse Karasira, teke yawe ni iyi kuri iyo ngingo? Njye nsanga atari amafaranga bapfuye, ahubwo Clarisse Karasira ni wa muntu ushaka kwiyobora, kandi ufite manager ugomba kumvira manager akakuyobora uko akakumanaginga. Nacyo bisobanuye ni ukuvuga ngo ni wa muntu ushaka kwiyobora no kwifatira ibyemezo. Hahandi rero nimba manager aramukeneraga ntamubone, urumva uko byagenda kose yaramutonganyaga cyangwa se akamucyaha. Muri kwa kumucyaha rero nk'umuntu Clarisse akumva ko akuze, ko atagikwiye gucyahwa, ahitamo kuvuga ati ikiruta byose aho kugira ngo nkore ubuhanzi njishwe, reka mve mu masezerano. Nicyo mbibona aho buriya njye nibwo busesenguzi bwanjye. No kuvuga ngo hari abagiye bavuga bati wenda Clarisse Karasira wasanga ashaka gushaka indi management, cyangwa se akaba ashaka kwikora ku giti cye kugira ngo wenda n'izo nyungu wenda zibashe kuza zimugana wenyine, wenda iyo management ntigire ikintu ifataho. Niko abantu bagenda bavuga mu byo butandukanye nyine. Wowe no kuvuga ku kintu cy'amafaranga urabona yuko kidashobora gutuma uriya mukobwa ashobora kuvuga ati wenda mvuye muri iyi Reba, cyangwa se bikaba byatuma atumvikana Alemuko? Ntago njye mbibona mu rwego rw'amafaranga nkurikije ukuntu muzi, nubwo nayo wenda ashobora kuba intandaro, ariko njyewe si urwo rwego ndi kubibonamo.
urwego mbibonamo nuko ari wa muntu ushoboye rwose ibintu byo kuririmba ariko we adashobotse, ngo bashobora kunanirwa kumvikana ku buryo bw'amafaranga birashoboka, ariko njye si cyo mbonamo, cyangwa bakanirwa kumvikana uko Clarisse wenda afite ahandi washaka kwerekeza, yabo wenda hafite izindi nyungu runaka, cyangwa se ko yanze kuyoborwa. Njye nicyo mbona, ariko icyo nsimbarayeho mbibonamo njyewe nuko yanga kuyoborwa na manager, ngo amanagingwe, kandi manager niwe ugomba kuyobora. Kuko impamvu mvuga iby'amafaranga buri mu masezerano bari barakoranye, impamvu mvuga ko iby'amafaranga atari byo bishobora kuba byabatandukanyije mu masezerano mugirana, uko byagenda kose ntihaburamo ingingo ivuga uko bazajya bagabana amafaranga, pourcentage umwe azajya afata. Uko byagenda kose icyo kintu barakigize. Ntabwo rero bakora amasezerano ngo nzajya nkugenera ariko kugenera icyo gihe ntabwo baba barakoze amasezerano. No kuvuga uko byagenda kose hari pourcentage bumvikanyeho, kandi iyo pourcentage uko byagenda kose yarubahirijwe ko yari mu masezerano. Akaba ari cyo nshingiraho mvuga ko batapfuye amafaranga, ahubwo bapfuye kwa kundi we ashaka kwiyobora cyangwa se kwiyumva ko ari hejuru cyane, ndetse birashoboka ko yaba yaranashatse no kurenga urwego rwa manager bitise, cyangwa se akajya abona nk'ibiraka runaka akaba yabihisha manager ntabimenye, bityo n'ibyo bintu bakazabipfa. Ariko nanone icyo ntabwo ari cyo, ni ku rundi ruhande ntabwo ari cyo ko iyo kibaye ari cyo manager niwe wari gufata iya mbere yo kuvuga ati ndagusezereye kuko ubona ibiraka ukajya ukijyana sindanabimenye. Ariko kuva ari umukobwa wafashe icyemezo cyo kwivanamo, nsanga arananiye ahubwo manager akashaka kugira ngo we yiyobore yimanaginge, nsanga uko mbibona muri rusange. Uri kubicaye ku ruhande wenda ukuntu iby'amafaranga wenda ntabwo byo dushaka no gutsimbararaho, ariko muri management wenda y'abahanzi, umuntu bita Muyoboke tuzi yuko ari umuntu ufite izina rikomeye cyane, wagiye uhura n'abahanzi batandukanye akabafasha, ariko bagera ku rwego rwo hejuru ukabona imikorere ihise ihinduka, baramwipakuruye. Uyu munsi Clarisse Karasira nawe yamaze gusezera. Ibyo bintu ubura ntaho bihuriye cyane ko Muyoboke yagiye avuga yuko ugenda ugeze umuhanzi ahantu runaka aho yakabaye atangiye gukomera, aho kugira ngo mukomezanye we agahita avamo wenda afite ukundi kunari kwiyumva. Ngira ngo Muyoboke ni uko agenda bigarukaho. Wowe nk'umuntu usanzwe uzi bya showbiz, ubona biterwa n'iki kugira ngo umuhanzi amare kuzamuka nagera hejuru ahite ahunga management? Yibwira ko umuhanzi yishuka ko yamenyekanye, akibwira ko ibyo biri gukorwa wenda ko indirimbo ze ziri kumenyekana, ko ibyo biraka biri kuboneka, akibwira ko ari ukubera ko yamaze kumenyekana. Ariko buriya ntabwo ari byo, ni ukwibeshya cyane, kuko buriya management ifite uruhare rukomeye cyane rwo kujya gushaka ibiraka ndetse no kubipromotinga. Impamvu rero wenda navuga ko babikata nuko bikanga ko babaye abastar, bakumva ngo niba baba umusitari, kuko abantu benshi baba bakwitayeho bakumva ati nimwikata buriya njyewe noneho bariya abantu bari kunshaka nzatangira nkorane nabo neza. Ariko siko bigenda, uko burya management niyo iba izi ibyo bintu. Ntabwo ushobora kuba umuhanzi ngo ni managinge ngo ni promoting ngo bizaguhire. Kuvuga rero ngo wamaze kubona aho ugera wikata manager, ahubwo wawihemukiye cyane bikomeye, kuko ahubwo wakakomeje management ikakomeza ikagufasha, kabone nubwo yabikuryamo amafaranga menshi, ariko hari ahantu iba yaragukuye. Wagomba gutegereza aya masezerano mwasezeranye akarangira, mukavuga muti ntidushaka gukomezanya amasezerano, mukanabitangaza mukanesezeranaho neza kuruta uko mwasezerana imyaka 2-3 amezi 7 gusa nta na kimwe cya kabiri ndumva nta nikirimo, mugatangira gusesa amasezerano. Nge nabyita kwikanga ko wateye intambwe ikomeye cyane, ariko nge mbona ahubwo umuhanzi ukora icyo kintu aba yishutse cyane, kuko mujya gusinyana amasezerano wumva neza ko ibyo muzakora byose muri kumwe. Iyo rero ubonye wenda hari igitagize neza, mwasaba mukayavugurura, ariko ntabwo wasaba kuyasesa ni ikindi kintu, uko buriya mbona n'undi uzamufata nawe azaba afite impungenge ati hari aho bamukuye, hari naho hageze, nanjye nimufata azanyikata, azagerera dusesa amasezerano nk'uko n'ahandi byagenze. Hanyuma Shari na Nina basezeye Muyoboke uyu munsi, bigenda bigaragara ko imbaraga bari bafite atari zo bafite.
ngira ngo abahanzi batandukanye bagiye bava muri za management byagiye bigaragara. Wowe ubwawe urabona hazaza ha Clarisse Karasira nk'umuntu mwabanye mwakoranyeho ubona ari hehe? Ngiye nta hazaza he na hato mbona, kubera ko nimba adafite indi management namugira inama yo kuva mu buhanzi, kuko ubu buhanzi dukora hari benshi cyane bafite indirimbo nziza cyane rwose, ariko kubera ko nta management bafite ibafashe kuzipromotinga, ibafashe kubashakira ibiraka, indirimbo zabo barazibitse bazumvira iwabo mu byumba. Nge rero mfatiye urugero kuri bagenzi be nabo bagiye bava mu marebo gutyo, uyu munsi twarababuze ntibacyumvikana, kandi biragaragara no ku rugero wari umaze gutanga na ba Christophe urabizi yabaga muri Kina Music, nawe yarazimye ntago tukimubona. Ubwo rero nawe amenye ko nimba yabikoze nta yindi ntuza afite ku ruhande, nta zindi yarateganyije ku ruhande, wenda yindi management ku ruhande, yitegure kuva muri muzika, kuko ntago imbaraga ze wenyine zishobora kumuhaza, naho zamuhaza ntizamuhaza amezi arenze 3 ku ndirimbo imwe. Bishobora kugira agaciro ku ndirimbo imwe, ariko nyuma y'indirimbo imwe ntibizakunda cyane ko n'izi nkuru ziragenda zisakara. Inkuru yanjye nawe arabizi uko yasakaye, hajemo n'iyaremu ku nagiye gusakara, icyo gihe niko amaboko agenda gushiraho. Icyo gihe rero nimba nta wundi manager wenda afite, kandi simbizi simpamya ko hari undi manager afite watuma asesa amasezerano igihe kitageze, inyungu mubonamo sinzizi, ariko byazamubera ikibazo ndetse akazicuza bikomeye. Abantu bagiye batanga ibitekerezo bavuga yuko ashobora kuba ngo yaba afite abantu bo hanze bashaka kumutera inkunga, ngo we noneho ngo akajya akora business, ira business y'umuziki ku giti cye. N'ibitekerezo n'abafana bagiye batanga twagiye tubinyuramo. Wowe utekereza ko bibaye ngombwa ko Clarisse Karasira yaba afite umuntu wenda mu mahanga cyangwa se umuterankunga ushobora kumuha amafaranga yo gukora umuziki adafite management, ubona atakomeza? Ntago ashobora gukomeza, uko biragoye. Amafaranga ntago ashobora kugufasha ibintu byose nubwo waba uyafite. Amafaranga ashobora kugufasha kujya muri studio ugakora indirimbo, ukora video nziza cyane, ariko kugira ngo uzabirangize ujye no gushaka ibitaramo ku ruhande, ujye no gushaka promotion ku ruhande uri umwe ntibishoboka. Cyakora wenda bishobora ko yazashaka abamufasha nawe azajya ahemba, azajya managinga, ariko ntago nimba ari nicyo cyabiteye, ntago yafata icyemezo nka kiriya cyo gucwana n'umuntu wamumanaginze kugira ubwo indirimbo ibona views miliyoni ngo agende gutyo amasezerano atarangiye. Yakagombye gutegereza amasezerano akarangira kugira ngo nejo cyangwa ejo bundi nuzajya mukenera wundi azajya mwizera, uko mpamya ko buri abantu bazaza bamwizera ari bakeya. Okay, mwamwumvise rero Mwarimu Ben ku gitekerezo cye ku buhanzi bwa Clarisse Karasira nuko yumva umuziki uzaba umeze ejo hazaza. Hanyuma tukugarutseho rero ibihangano bishyashya dufitiye nibi? Ibihangano bishyashya mfite ni indirimbo yitwa Mwari wa Mwiza. Audio narayirangije ariko ntago nigeze nyitangaza, ko ntago njya ntangaza indirimbo z'ama audio, nkora video. Ubwo ndategereje video unkamera azaboneka ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 10. Ubwo murumva tuzashutinga mu kwa 11, indirimbo zasohoka uko byagenda kose hagati y'ukwa 11 no kwa 12. Video izaba yageze kuri channel yanjye yitwa Mwarimu Ben. Uradusogongeza se ku iyo ndirimbo ho gatoya tuze kumva uko imeze? Nayikomojeho mu kanya, ariko kwisubiramo ntacyo bitwaye. Inyanza ho mu Rukari iwabo w'ingabo nyinshi, ku Gasoro na Mutende aho ni ku Gicumbi cy'umuco. Mwari wa mwiza mbere y'uko ugenda, indirimbo yigira impamba mu rugo rwanyu ruhire. Indirimbo rero ikaba izaza n'ubundi isanga izindi ziriho, ariko iya vuba niyitwa Naguhisemo. Akaba indirimbo nyine ivuga ko nahisemo umukobwa umwe mu bakobwa amagana, nayo yo iri kuri channel, nayo ni UBUKWE. N'ubwo ibihangano byanjye nkuko babizi byibanda ku bukwe, numva igihe cyose nzaza mpimba, nzaza mvuga ko bageni, kuko abageni indirimbo z'abageni ziri kugenda zikendera.
uko zahembwaga na Alexis Kagambage niyo mugabo Firemo, abo ngabo barigendeye. Aho rero bagendeye usanga mu Rwanda mu muco nyarwanda mu bageni bari gucuranga indirimbo zo muri Tanzania, ugasanga barafata indirimbo z'ubukwe bw'abanyarwanda bakavangamo indirimbo za kwangwa rundu n'ibiki tutabatazi nicyo risobanuye, ariko kubera ko zibyinitse bakazishyiramo. Ariko impamvu babishyiramo naje gusanga ari uko ntazi iwacu baba bafite n'izihari barazirambiwe, bakaba rero bakeneye indirimbo nshyashya zivuga ku muco wacu. Hanyuma Ben nk'umucuranzi kuri gitari ucuranga indirimbo z'ubukwe, kugira ngo umuntu aguhagurutse akuzane mu bukwe biba byoroshye? Nge rero buriya ibi bintu ntabwo mbikora wenda mgamije kuvuga ngo ndabona ibintu bya mirenge ndagera ndajya gutura muri Amerika. Oya, ndi umuhanzi w'abanyarwanda, niyo mpamvu ndirimba no mu kinyarwanda, nshaka gufasha abanyarwanda. Ntabwo mvuga ngo ndaguca ibihumbi magana ngahe cyangwa miliyoni zingahe. Ukuje n'umutima wawe wiyoroheje niko nkwakira. Biranashoboka ko naza nkakuririmbira no ku buntu nanitegeye bitewe n'uburyo mbona wajemo. Urugero ubaye uri nk'umufana wanjye nkaba mbibona rwose, subwo ni gute nzajya guca amafaranga y'ikirenga niki? Nshobora kuvuga ati kodesha ibyuma ugire gute se, cyangwa se tega bitewe n'uburyo wowe umeze, naragiza nkaza kuririmbira ubukwe bwawe bugasusuruka ngataha. Ushobora kuza ufite uri nk'umuntu ukize cyane ukavuga uti ndashaka kundirimbira bitewe nuko tutanaziranye tukajya mu biciro. Ntabwo mfite ibintu runaka mpagariraho ngenderaho, biterwa n'uburyo waje n'uburyo tuziranye n'uburyo uha agaciro ibihangano byanjye cyangwa se ibindi bihangano by'umuco wacu cyane cyane by'ubukwe. JD wanyu ngewe ndi umufana wawe, kandi muri iyi minsi ndashaka gutera ivi mwise neza. Nabyemera uzaza gucuranga ku buntu, iyo nkunga urayemera? Ntago nayanga, ntago nakwanga kuyibatera. Urumva kuzaho ni ngombwa, ahubwo si ubwo mpabuze ntaguteye niyo nkunga kuba tuzaranye byaba bikumara iki cyangwa nge byaba bimariye iki? Ibyo ni ibintu mu bukwe urabona mu bukwe ari ikintu bita gutwerera no kwitwerereza. Biranemewe ko ushobora kuza ukanyitwerereza ngo nzaze nkushurangire, nabikora bitewe n'uburyo tubanye. Mbese ntabwo mvuga ngo nkiza imbere amafaranga cyane, uko amafaranga l'argent ne fait pas le bonheur, money does not make perfect. Ubwo rero icy'ingenzi ni uko tugirana umubano, tukagirana urukundo, hakabaho ukwisanzuranaho hagati yacu. Ese nk'umuntu umenyere gitari, buri ndirimbo yose ikuje mu mutwe ya kinyarwanda ya kera ushobora kwita uyigana byoroshye? Ndumva ntayo ntacuranga ihari. Hari indirimbo bavuga ngo nowe nahisemo mwana wanjye ese kugira ngo ndamuzi, ariko aravuga ngo ni wowe nahisemo, wowe Imana yangeneye, mukobwa mwiza wantwaye umutima. Noneho ndashaka ko aho hantu tuvuga ngo mukobwa mwiza wantwaye umutima, ndashaka ko tukaririmbira mwise neza Josiane. Bivuga ngo mwise neza wantwaye umutima, ni wowe yahisemo, wowe Imana yamugeneye, mukobwa mwiza watwaye jedu umutima. Jado harya ni Jadoni aho uvuga ngo mukobwa mwiza ujye uvuga ngo mwise neza wamutwaye umutima. Aho ni wowe yahisemo, wowe Imana yamugeneye, mwise neza Josiane watwaye umutima. JD wowe yahisemo, wowe Imana yamugeneye, mwise neza Josiane watwaye JD umutima. Urumva ko byo biraje ahura muri ubwo bukwe uzaba uhari. Ni wowe yahisemo mwana wangeneye, mwise neza wantwaye umutima, ni wowe nahisemo Mana yangeneye, mwise neza wantwaye umutima. Ndashaka kumenya umuntu waririmbye iriya ndirimbo nkakora remix nkaririmbira mwise neza Josiane. Nzamugushakira no kujya kuri YouTube, buri muntu akandikamo izina ry'indirimbo azamubona, ariko kugeza uyu munsi ntago muzi. Ahubwo nawe ndabona mu kanya turakora rebo y'abantu batatu
Mwarimu Ben, JD na Mwiseneza Josiane tuzamutumiramo nawe hazi. Karimbo nkamaranye iminsi ndashaka gashoro nk'ibihumbi 200 nkagatunganya neza nkakarimbira Mwiseneza. Nowe nahisemo uw'Imana yangeneye tukadukubita cyane Mwiseneza wantwaye umutima kubita cyane aho ngaho niyo twumva. Bon. Ariko ndabyishyiraho ubwo ngiye kwigira ngiye wowe. Ni wowe nahisemo uw'Imana yangeneye Mwiseneza wantwaye umutima. Yambi TV official mwabyumvise ndi kumwe na Mwarimu Ben. Iyo ndirimbo ngira ngo nigeze kubabwira kuri Instagram mbabwira yuko no kuri YouTube babwira yuko nshaka kuzayirimbira Mwiseneza Josiane. Mwarimu Ben yari yarabinyemereye twahuye ndonye ndabimwibutsa ubwo mwumvise ko biri kumacinga nizere ko bizacamo nta kizayibuza kandi usabye arahabwa mu muco nyarwanda. Kudatanga buriya no kuba nyirakigunu kandi nge ntago ndi nyirakigunu nzabigukorera umunsi rwose wateye ivi ahubwo gira vuba dutumire tunywa amazi. Dusoza Ben tubwira ijambo rya nyuma ku muziki nyarwanda mu minota 3 dufite nyine tubwiremo ku muziki nyarwanda utubwire n'uburyo umuntu ashaka kukubona igihe agukeneye mu gitaramo mu bukwe mu bintu bitandukanye. Ku muziki nyarwanda reka mbanze mbere na mbere mbwira abantu batarawujyamo ntibazaza mu muziki bagamije amafaranga kuko nibaza mu muziki nyarwanda bagamije amafaranga nta na make bazabona. Bazaza mu muziki kuko babikunze kandi bashaka ko bizigisha abantu inyigisho ziri mu byo bahimbye zizigisha abantu. Icyo nicyo nabwira abahanzi barimo bawuzamuka kandi batekereza ko ari ikintu cyoroshye aho kugira ngo ubujyemo ubona atazawukomeza birutwa no kubireka kuko ushobora guhomba byinshi cyangwa ugasanga urimo uratakaza amafaranga ukibwira ko uzayagaruza kandi aho kuyagaruza ugakomeza gutakaza menshi. Bazabijyemo bitonze. Ikindi navuga ndakibwira abafana banjye ndashimira cyane abantu bakoze subscribe kuri channel ya Yambi TV. Yambi TV buriya ndayikunda cyane ni mu rugo rwose ndisanga. Nkanashimira cyane abakoze subscribe kuri Mwarimu Ben. Buriya hari n'igihe bajya abantu bajya bibeshya bakahamagara bazi ko ngewe ari wowe. Hari igihe babyibeshya njya mbabona bi Burundi n'igiro ngo ni ngewe ngo tinguru tubagezaho ngo zirabashimisha bazi ko ngewe ari wowe. Aha rero ni mu rugo mbashimire mbasabe ko bakora subscribe kuri izo channel zombi Mwarimu Ben na Yambi TV. Banadufashe gusharinga banaduha ibitekerezo hasi commentaire. Banadufashe igishoboka cyose kugira ngo ibihangano by'umuco ubukwe nyarwanda bubashe indirimbo z'ubukwe nyarwanda zibashe kongera kugaruka kuko nabonye zaratangiye gutana. Abanyarwanda bareke gucuranga za kwangaru n'ibindi bijya gusa nabyo mu bukwe nyarwanda kandi bari gusabira abanyarwanda basaba mu kinyarwanda bagacuranga indirimbo z'igiswahili. Contact zanjye rero ni 0783710070. Nizo contact zanjye ni kuri Facebook ni yukayo wanditse Mwarimu Ben n'ubundi uhita ubibona. Kuri YouTube yo wanditse Mwarimu Ben uhita ubona nimero yanjye. Kuri Instagram yo wanditse Mwarimu Ben uhita ubona ukabona nimero yanjye. Turagushimiye cyane kwa witabiriye ubutumire. Murakoze cyane ngiye kirekire tutanabonana ariko turabonanye. Sawa murakoze. Yego.